Icyumweru cyiza kuri mwese aho muri hagiye hatandukanye abadukurikiye bari kutwumvira mu nce cyangwa se mu mpande zose enye z'igihugu. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abari mu ngo bari kwita ku bana, abarimo baruhutse rwose bameze neza aho muri muruhutse muryamye muri kwinjoyinga weekend. Hari abakora aha bari mu kazi, namwe tubifurije akazi keza aho muri hagiye hatandukanye, ndetse n'abandi bari mu modoka bagenda bafata ingendo bajya gusura, abandi bitegura kujya gusenga. Reka namwe twifurize ibihe byiza. Iyi ni Pacific Gospel, ikiganiro n'ijwi ry'umucyo, aho tubagezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. Wowe dukurikiye bwa mbere ukaba ugiye kubana natwe, ntiwajye gukora subscribe ndetse no kujya uduha igitekerezo kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho neza cyane kandi bikomeze kubahumuriza aho muri hagiye hatandukanye. Turabakiriye mwese kandi tubaha ikaze muri kiganiro cy'umwihariko, ikiganiro kibageneye kugira ngo kibahumurize, baruhure ndetse kinabubake, kibegereze Imana. Ahangaha dufite uyu munsi ingingo zigiye zitandukanye turaza kuganiraho, aho turaza kumva top 5 indirimbo 5 zagufasha kumva ubuzima bwawe bumeze neza, ndetse dufite n'ubuhamya, dufite n'amashimwe, dufite ibintu byinshi. Ntuve ku murongo cyangwa se ngo utureke dukurikire, utangire natwe ndetse unasozanye natwe muri kino kiganiro. Ni ikiganiro cyanyu, ni ikiganiro cyacu kandi kiraza kubagirira umumaro. Reka mbasuhuze abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari burasirazuba ndetse n'uburengerazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'abari muri diaspora hanze. Reka mbifurize ibihe byiza, Imana y'amahoro ikomeze ibishimire. Nubwo wumva ucitse intege, ukawumva utameze neza, Imana irakuzi kandi Imana iragukunda, igufite umugambi mwiza kurusha uko wowe ubitekereza. Ahantu hagiye hatandukanye witegura kujya gusenga, reka nkubwire ko Imana igukunda kandi umunsi mugira ibihe byiza, mugira gufashwa ndetse kandi Imana ikomeze guhaza kwifuza kwanyu aho muri hagiye hatandukanye. Ahantu ureba wumva ufite ibibazo uri wenyine cyangwa wifuza gusa kumva amagambo aguhumuriza, uyu ni umwanya wawe. Fata akanya wicare neza utuje kandi utuze umutima, maze twifatanye mu rugendo rwiza rw'amasaha tugiye kumarana muri iki kiganiro. Ndagufasha kuruhuka, kumva umeze neza, kumva urutse stress z'akazi umazemo iminsi, icyumweru cyose. Iki ni ikiganiro kije kugufasha kumva umeze neza. Ntudusige, utangire natwe kandi usozanye natwe muri iki kiganiro kugira ngo wumve iby'Imana ishaka kubwira, kuko ibiganiro dufite cyangwa se ingingo tuganiraho ni ingingo zifite agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Reka dutangirane n'indirimbo muri kuva muri background, indirimbo nziza cyane kugira ngo ikomeze kudufasha. Indirimbo muri top 5 turahera ku ndirimbo ya 5 tugera ku ya mbere. Reka twumve rero n'indirimbo ya 5.
imirimo y'amaboko yawe reka twamamaze ko watugiriye neza tuvuge imirimo yawe uriya barakoze cyane ku ndirimbo nziza batugejeho, indirimbo ifite amavuta. Abaririmbyi rwose Imana ibahe umugisha, baba barateguye kandi bakaba barashyizemo icyitswe imbaraga mu gutegura. Ni korali nziza cyane kandi korali yitwa Ebenezer ADPR Nyagatare. Imana ibahe umugisha kandi imbaraga n'amavuta. Mushaka kumva izi ndirimbo zabo mwakujya kuri YouTube channel yabo, ni Ebenezer Choir ADPR Nyagatare. Urata ubona indirimbo zabo zose uko uzifuza. Bakunzi bacu mukomeje kudukurikira, ntibagirwe gukora subscribe ndetse na share kandi unatange igitekerezo. Kunzi bacu ubuzima burimo inkuru nyinshi zitandukanye, ariko hari zihindura imitima y'abantu. Tugiye kumva ubuhamya bw'umuntu wanyuze mu bihe bikomeye, ariko Imana igahindura byose. Witegura kumva inkuru ishobora kugutera imbaraga no kudacika intege mu buzima. Ubuhamya bwacu bugiye kugaruka ku muryango washakanye, ushakana ariko umara igihe kinini warabuze urubyaro. Uyu muryango bari barashyingiranywe bakiri bato, bafite inzozi nyinshi zo kubaka ubuzima bwiza, bakagira urugo rwuzuye ibyishimo n'abana barusha ibyishimo. Mu ntangiriro z'urukundo cyangwa se z'urushako rwabo byose byari byiza cyane, bakundanaga by'ukuri, bakubahana kandi bagafatanya muri byose. Ariko ku imyaka yagiye ishira, inzozi zabo zo kubona umwana zatangiye kugorana. Umwaka wa mbere warashize, wa kabiri urashira, ndetse n'uwa gatatu nawe urashira batarabona umwana. Batangiye kujya kwa muganga, batangiye kujya kwivuza ahantu hagiye hatandukanye, bakora ibizamini byinshi ndetse no kuba dogiteri bakomeye, ariko nta gisubizo gifatika bigeze babona. Bamwe mu baganga babwiraga ko bishoboka, abandi bakababwira ko bigoye. Ibyo byatangiye kubabaza cyane mu mitima yabo, ndetse abaturanyi n'inshuti batangiye kubavuga amagambo agiye abakomeretsa imitima. Benshi bamwe bakabashinyagurira, abandi bakabaza ibibazo bituma bumva batishimye, kubera yuko uburyo bari babayeho byari bikomeye. Imiryango itangira guhaguruka, ndetse bahura n'ikibazo gikomeye cyane, ibigeragezo bikomeye cyane. Hari n'igihe bamwe bagendaga begera umugabo bakavuga ati ariko wagerageje ahandi ukareba uko bimeze, niba wabona umwana. Ubu ugiye kugenda nta mwana. Abandi bakanyura ku mugore ati wasanga umugabo wawe ari ufite ikibazo, ushatse wakata ukajya ahandi ukajya kureba niba koko
ari uko bimeze kandi nta cyaha waba ukoze, Imana nayo ibona yuko wagiye wihangana ku buryo bushoboka. Ariko nubwo ibyo byose byabaga, umugabo n'umugore bahisemo gufata icyemezo gikomeye. Ntago bigeze bareka urukundo rwabo ngo basenye urugo cyangwa se ngo umwe acinye undi bajye kureba niba hari uko byagenda. Umugabo yabwiraga umugore ati ndagukunda ukuri, si abana batuma mba umugabo wawe, twemeje kubana mu byiza n'ibibi. Aya magambo yahaga umugore imbaraga zo gukomeza, nawe akamubwira ati nta kintu na kimwe cyatuma nguhemukira, Imana niduha byose kandi izadukorera igihe nikigera, izakora ibyo ishaka ku buzima bwacu. Batangiye kwegera Imana cyane kurushaho, biyemeza gusenga buri munsi, gusoma ijambo ry'Imana no kujya mu materaniro. Hari n'igihe bafataga amasengesho y'iminsi myinshi biyiriza ubusa basaba Imana kubibuka. Imyaka yakomeje kugenda ishira, icyakora ntibigeze bahinduka mu rukundo rwabo, ahubwo uko imyaka yiyongeraga ni nako bagendaga barushaho gukundana no kwihanganirana. Abantu benshi batangiraga kubatangarira bavuga bati biratangaje ukuntu abantu bakomeje kubana neza kandi nta bana bafite, barabuze urubyaro. Mu mwaka wa 10, nyumvira, hari hashize imyaka 10 yose ibintu byari bikomeye cyane. Hari igihe umugore yararaga wenyine arira cyane, akibaza niba azigera yitwa mama, ariko umugabo yakomezaga kumuhumuriza akamubwira ko Imana ibafiteho umugambi kandi umugambi mwiza cyane. Bageze ku mwaka wa 15 bashakanye, ibintu byasaga naho nta cyizere gisigaye. Ariko umunsi umwe umugore yumvise hari impinduka mu mubiri we, yagiye kwa muganga akora isuzuma, maze muganga amubwira amagambo atigeze atekereza ko azigera yumva. Aramubwira ngo uratwite. Yahise atangira kurira amarira y'igishimo, yabashaga kubyizera. Yihukiye kujya kubibwira umugabo we amaze kubyumva yaracecetse akanya gato, hanyuma ararira cyane, arapfukama ashima Imana kubyo Imana imukoreye. Nyuma y'amezi 9 umugore yibarutse umwana mwiza cyane. Ibyishimo byari byinshi mu rugo rwabo, ariko igitangaje kurushaho nuko nyuma y'uwo mwana wa mbere banaje kubyara abandi bana benshi. Umugabo n'umugore ntago bigeze bagirwa aho Imana yabakuye, biyemeje kujya gusangiza abandi ubuhamya bwabo, babwira abantu ko kwihangana bifite igihembo, urukundo nyarwo rutareba inyungu gusa, kandi Imana itagitinda ahubwo iza mu gihe cyayo. Icyo abantu benshi abegeye kuri abo nuko nta kibazo kigomba gusenya urugo rwubatswe ku rukundo rw'Imana. Nubwo banyuze mu myaka 15 y'ibigeragezo bikomeye, ntibigeze bahimukira Imana cyangwa se ngo umwe ahemukire undi, kandi ntawigeze atekereza gusenya urugo. Uyu munsi iyo ubonye bakina n'abana babo, ubona ishimwe ryuzuye mu maso yabo buri munsi, bavuga bati Imana yadukoreye ibirenze ibyo twayisabye. Ubuhamya bwabo bwahindutse isomo rikomeye ku bashakanye benshi banyura mu bibazo nk'ibyo. Bamenye ko icy'ingenzi ari ukwizerana, gukundana by'ukuri no kwizera Imana mu bihe byose, kuko igihe cy'Imana kigeze nta muntu n'umwe ushobora kukibuza. Mbega ubuhamya bukomeye, buri wese muri twe ashobora kwibonamo igice runaka. Mbega ubuhamya bukomeye
buri wese ashobora kwibonamo igice runaka. Niba hari igihe wigeze wumva umeze nkawe, menya ko n'ubu Imana ishobora. Niba hari igihe wigeze wumva umeze, cyangwa se igihe wigeze ugeramo cyangwa se urimo nk'uko umuryango umeze, menya ko n'ubu Imana ishobora kugukorera ibitangaza. Ntucike intege, igihe cyawe kiracyari imbere. Iyi ni Top 5 indirimbo ya kane, reka nayo tuyumve. Hallelujah. Kuducungura rimwe yo kuducungura rimwe umunsi umwe kuducungura barareba mu buzima, barareba mu bakuru, habura n'ubwo batembera kuko byari bigoye. Barareba mu buzima, barongera barareba habura n'umwe bafata umwanya babyigaho. Barareba barazenguruka barongera barareba bajya no mu bakuru, habura n'umwe kandi n'ukuri byari gushoboka. Inama ntabwo yarangiriye, kandi n'ukuri byari gushoboka. Yesu yari yicaye arakomeza. Yesu afata umwanzuro aravuga ati Yesu aho yari yicaye arakomeza aritekerezaho arakomeza. Yesu arakomeza. Yesu arakomeza maze afata umwanzuro aravuga ati ndabyemeye. Yitaye ku mibabaro azahagirira
azahagirira yabikoze afite urukundo kugira ngo njye nawe tubone yabikoze afite urukundo kugira ngo njye nawe tubone yitaye ku mibabaro azahagirira yitaye ku mibabaro azahagirira yabikoze afite urukundo kugira ngo njye nawe tubone yabikoze afite urukundo kugira ngo njye nawe tubone shimwe mwami nta wundi mugabo mwiza umeze nkawe yesu noneho mfasha gutekereza iby'urwo rukundo rwe urumva ari iki twamwitura ngo tumushimire nimumfashe tubyumve kimwe namwe iby'uyu murimo udashyikirwa murumva ari iki twakora ngo yishime mwaba papa mwe muriyubashye mufite ibitekerezo byiza murumva ari iki twamuha ngo yishime basumba turabemera cyane mu mitekerereze murumva ari nk'iki twamuha tumushimira yewe mbabwire mfite agatekerezo kunguka yewe mbabwire mfite agatekerezo kunguka yewe mbabwire mfite agatekerezo kunguka ndumva twamuririmbira ukuntu ndumva twamuririmbira ukuntu ndumva twamuririmbira n'amajwi meza cyane abaririmba ruto bakayishyiramo bikaryoha abaririmba soprano tugaterera hejuru rimwe abapapa baririmba tenoro tukamushimira ndumva ikindi twamutambira ndumva twamutambira twese dutya ndumva twamutambira twese twese ndumva twamutambira twese ndumva twamutambira twese ndumva twamutambira amashyirimwe ndumva twamutambira twese ayo ndumva twamutambira twese ndumva twamutambira cyane tuzirikanye neza yawe yesu we akira amashimwe tuzirikanye neza yawe yesu we akira amashimwe ukuri tuzirikanye neza yawe mwami wanjye niwakire tuzirikanye neza yawe yesu we uyu munsi tuzirikanye neza yawe databuja niwubahwe cyane tuzirikanye neza yawe yesu we aye tuzirikanye neza yawe papa wanjye niwakire tuzirikanye neza yawe yesu we mwami wanjye tuzirikanye neza yawe data we data akira tuzirikanye neza yawe yesu we turayizirikanye 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 yesu we tuzirikanye neza yawe yesu we akira amashyi turayizirikanye tuzirikanye neza yawe yesu we akira amashyi mizike mizike twese 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 gake 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 twese duhimbaza imana dutya imana ikunda ibintu byiza tuzirikanye neza yawe yesu we akira amashimwe tuzirikanye neza yawe yesu we akira amashimwe reka nkomeze nshimire abantu mukomeje kudukurikira ndetse mukomeje kudutega amatwi mutarahwema kuba mwatureka kandi mukiri kumwe natwe ntiwibagire gukora like shyira kuri like kugira ngo n'ubundi ukomeze
ukurikire ibiganiro byacu unadushyigikira yewe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kujya mbere. Ibyo twavuze cyangwa se twatangiye tuvuga ni ibintu bikomeye cyane, rimwe na rimwe amagambo ntahagije gusobanura iby'umutima wumva. Niyo mpamvu tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye kureba hamwe imirongo ishobora kugufasha muri uru rugendo, imirongo yagufasha kandi wasoma ukumva hari icyo ikubwiye cyangwa se ukumva hari icyo iri kuvuga mu buzima bwawe. Niba hari aho wacitse intege ushobora gusanga igisubizo muri aya magambo, fungura umutima wawe wumve neza, kuko hari ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Reka turebera hamwe rero imirongo yagufasha cyangwa se yo kugufasha muri iyi minsi, aho wayisoma ukumva umutima wararuhutse, ukumva wongeye gusubizwamo imbaraga. Reka duhere kuri murongo, ni Zaburi ya 23, aho tugiye kureba Zaburi ya 23 ku murongo wa mbere, aho hatubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Undi murongo, ikindi gice ni Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 13. Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 13, naho ni ijambo ryagufasha muri ibi bihe urimo cyangwa se mu bihe urimo uyu munsi, aho naho hari ijambo ritubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nta kibazo kiri hejuru yawe, niba wiringira Imana iraguha imbaraga zo gutsinda. Yeremiya ibice 29, Yeremiya ibice 29 ku murongo waho wa 11, naho hari ijambo rishaka kongera gusubizamo imbaraga, riravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbarimo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ejo hawe hari mu biganza by'Imana kandi ifite umugambi mwiza kuri wowe. Ikindi gice cyagufasha ni Yesaya ibice 41 ku murongo wa 10. Yesaya ibice 41 ku murongo wa 10, naho hari amagambo akomeye cyane avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebeye kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Nubwo waba uri mu bigoye nturi wenyine, Imana iri kumwe nawe. Matayo ibice 11 ku murongo wa 28, naho hari ijambo rikomeye cyane aritubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Niba unaniwe uhangayitse, jya ku Mana iguhe amahoro. Abaroma, urwandiko Paul yandikiye Abaroma ibice 8 ku murongo wa 28, niho naho hari ijambo rikomeye cyane rivuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Nubwo ibintu bibaho, Imana ibihindura ibyiza. Zaburi ya 46, ku murongo waho wa mbere, naho hari ijambo rikomeye cyane rihumuriza umutima wawe rikagufasha mu bihe waba urimo. Riratubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu, n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu makuba ndetse no mu byago. Iyo ubuzaho uhungira, Imana iba ariyo nkweto yawe cyane rwose. Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa 9, naho hari ijambo ryiza cyane rishobora kugufasha muri ibi bihe rivuga ngo mbese singe ubitegetse
nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ujye ugira ubutwari, Imana iraguherekeza. Zaburi ya 34 ku murongo wa 18 naho hari ijambo rikomeye cyane, aho ritubwira ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Niba ufite agahinda, Imana iri hafi cyane yawe kuruta uko ubitekereza. Yohana 14 ku murongo wa 27 naho hari ijambo rikomeye cyane ryagufasha cyangwa se ryaguhumuriza mu rugendo urimo cyangwa se mu buzima urimo bwa buri munsi ukumerewe uyu munsi. Iri jambo naryo ryagufasha. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Amahoro y'Imana arutwa ibibazo byose. Imana ikomeze kubana namwe. Ana magambo ashobora kugufasha uyu munsi cyangwa se akaba yagukomeza mu bihe urimo bigiye bitandukanye. Reka tugende n'indirimbo ya gatatu, tuzamuke n'indirimbo ya gatatu. Everybody go. Kiguteye kuririmba ugaturagara utera hejuru umuntu uvuye ibwami ugabana. Benshi baribaza bati mbega ni wowe, icyakora abakunzi bo turabyemeza. Nyamuneka tubwire nindugukozeho mazaguhindurira ubuzima. Ko tuzi ko utuye Lodebari, ese burya naho abindirimbo ibyishimo mbona ufite uyu munsi ubikuye he? Tubwire amakuru. Yewe mwana wo kucavu, kiguteye kuririmba umuntu uvuye ibwami kugabana. Benshi baribaza bati mbega ni wowe, icyakora abakunzi bo turabyemeza. Mazaguhindurira ubuzima. Ko tuzi ko utuye Lodebari, ese burya naho abindirimbo ibyishimo mbona ufite uyu munsi ubikuye he? Tubwire amakuru. Ko tuzi ko utuye Lodebari, ese burya naho abindirimbo
ufite uyu munsi ubikuye he tubwire amakuru. Ibyishimo mbona ufite uyu munsi ubikuye he tubwire amakuru. Ibyishimo mbona ubikuye he tubwire amakuru. Ibyishimo mbona ufite uyu munsi ubikuye he tubwire amakuru. Ahuye Yesu we, Yesu we, avugarime none igikombe cyanjye, igikombe cyanjye nahuye. Yesu we, Yesu we, Yesu we, avugarime none igikombe cyanjye, igikombe cyanjye we. Ay, 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 igikombe cyanjye we. Ay, 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 igikombe cyanjye we. Nahuye Yesu, Yesu we, avugarime igikombe cyanjye, igikombe cyanjye, ay, igikombe cyanjye, igikombe cyanjye, ay, igikombe cyanjye. 1, 2, 3. Sawa, sawa, sawa. Come on. Yaminuriye jazina ankuraho umwambaro w'amateka mabi, none dore nanjye izuba ryarandasiye, none dore nanjye izuba ryarandasiye. Haleluya. Yankuye mu ivunzi ry'amahwa amvundururayo, amfitiye imbabazi, none dore nanjye izuba ryarandasiye, none dore nanjye izuba ryarandasiye, none dore nanjye izuba ryarandasiye. Yampinduriye rya zina, let's go, ha! Ankuraho none dore none dore yankuye mu ivunzi ry'amahwa ururayo, none dore none dore yampinduriye rya zina kandi, let's go. Ankuraho none dore none dore yankuye mu ivunzi ry'amahwa, let's go. Ururayo imbabazi, none dore none 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 dore none 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 dore none 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 dore. Nahuye
Imana yonyine niyo ikwiriye gushimwa ibihe byose. Hari abantu bagiye batwandikira aho bagiye bari hagiye hatandukanye kuri nomero, ndakwibutsa yuko ushobora kutwandikira kuri 0789926030 ukaduha igitekerezo, ndetse ukaba wanatwandikira ukatubwira ko uri kwumva amashimwe agiye atandukanye ku bantu bagiye batwandikira batugezaho amashimwe yabo, iby'Imana yabakoreye, ibitangaza Imana yabakoreye. Ni umwanya mwiza kugira ngo nawe wumve icyo Imana yagiye korera bamwe muri bagenzi bacu. Ahari nawe wakongera kumva usubijwemo imbaraga mu bihe waba urimo bigiye bitandukanye. Uyu ni Aline Ishimwe yatwandikiye ari mu karere ka Musanze, yavuze ngo ndashima Imana uyu munsi kuko nkiriho. Hari benshi babyutse batabonye amahirwe yo kongera guhumeka nkuko mbikora uyu munsi, ariko nge Imana yampaye undi munsi, nubwo hari ibibazo nanyuzemo, nubwo hari aho nacitse intege, ntabwo Imana yigeze indeka. Iyo ndebye aho yankuye naho iri kunjyana, umutima wanjye wuzura ishimwe. Ndashima Imana ku mpano y'ubuzima, ku muryango no ku mahirwe yo gukomeza kubaho. Nyihaye icyubahiro cyose kuko ari Imana idahinduka kandi ihorana nanjye. Eric Munezero ati ndashima Imana ku mbaraga yampaye zo gukomeza nubwo nkiri mu bihe bikomeye. Hari igihe numvise nabuze icyerekezo, numva ndushye, ariko yanyongereye imbaraga nubwo ntabyumvaga neza. Yaramfashije kongera guhaguruka aho nari naguye. Uyu munsi ndahagaze, si ku bushobozi bwanjye ahubwo ni ku bw'imbabazi zayo. Ndashima Imana ko itanyeretse intege nke zanjye gusa, ahubwo yanyeretse imbaraga yanshyizemo. Ni Imana ikomeza abantu mu bihe byose. Claudina Nisingizwe nawe yatwandikiye avuga ngo ndashima Imana kuko nkunda nubwo ntatunganye rwose. Hari igihe nkora amakosa, hari igihe nteshuka, ariko urukundo rwayo ntiruhinduka. Iyo ntekereje uko inyitaho, uko ingeraho mu bihe bibi, umutima wanjye uranyurwa. Ndayishimira ko itandeba nk'uko abantu bandeba, ahubwo indeba nk'umwana wayo. Urukundo rwayo ruruta urwo nigeze kubona rwose. Niyo mpamvu uyu munsi mpagaze hano nyereka ishimwe ryanjye. Nzi neza ko nta na rimwe izigera intererana. Patrick Uwera nawe yatwandikiye avuga ngo ndashima Imana ko yampaye, ku byo yampaye nubwo atari byinshi nk'uko nabitekerezaga, ariko igihe nashakaga byinshi, hari igihe nashakaga byinshi nkibagirwa gushimira bike mfite. Uyu munsi ndahindutse, ndabona ko ibyo mfite bihagije kandi bifite agaciro. Yampaye ubuzima, yampaye amahoro, yampaye abantu bankunda. Ndayishimira kuko nubwo ntari umukire mu by'isi, umutima wanjye wuzuye amahoro. Ibyo biruta byinshi. Ni Imana itanga mu buryo bwihariye. Diane nawe yatwandikiye avuga ngo ndashima Imana kuko itigeze intererana mu bihe bikomeye. Hari igihe nari ndi njyenyine, nta muntu mfite iruhande, ariko numvaga iri hafi yanjye. Iyo nari ndi mu marira yaranyumvise, iyo nabuze ibyiringiro yanyeretse urumuri. Uyu munsi ndahagaze, si ukubera ko ibintu byoroshye, ahubwo ni uko iri kumwe nanjye. Ndayishimira ku budahemuka bwayo. Ni Imana ihorana n'abayo niyo bose babatereranye.
Jean Claude nawe yatwandikiye aravuga ngo ndashima Imana ko kimbabarira nubwo nkora amakosa menshi. Hari igihe nibaza impamvu itandeka ariko nkibuka ko ari Imana yuje imbabazi. Ndayishimira ko yitamijyana gikwira amakosa yanjye ahubwo impamo amahirwe yo kongera gutangira. Uyu munsi ndi umuntu mushya kubera Imana. Ndayishimira ku mbabazi zayo zidashira zituma nongera kubaho buri munsi. Ni Imana ibabarira kandi igahindura ubuzima bw'abantu. Sandrine nawe yagize ati ndashima Imana ku mutuzo yampaye mu mutima nubwo hanze hari urusaku rw'ibibazo n'imihangayiko, yampaye amahoro arenze uko umuntu abitekereza. Hari igihe natekereza ko amahoro ava ku bintu byo hanze ariko yanyeretse ko ava kuri yo. Uyu munsi umutima wanjye uratuje, nzi ko iri kumwe nanjye. Ndayishimira ko amahoro yayo anyobora mu buzima bwa buri munsi. Ni Imana itanga amahoro nyakuri. Emmanuel ukwishaka yati ndashima Imana ku nsinzi yampaye. Hari urugamba rutoroshye nanyuzemo, hari aho natekerezaga ko nzatsindwa ariko yampaye gutsinda. Iyo ndebye inyuma mbona ukuboko kwayo muri byose. Ndayishimira ko itanyemereye gutsindwa n'ibibazo. Uyu munsi mfite inkuru nziza yo kuvuga kandi niyo yabikoze. Ni Imana itanga intsinzi kuba yiringira. Garase Mutoni wa Seti ndashima Imana kwejo hanjye hari mu biganza byayo nubwo ntazi ibizaza. Ndaruhuka kuko nzi ko inyitaho yanyeretse kenshi ko ifite imigambi myiza kuri njye. Ndayishimira ko inyobora, ko integurira ibyiza nubwo ntabibona neza ubu. Uyu munsi ndayiringiye, nzi ko izankomeza. Ni Imana itegura ejo hazaza kuba yizera. Samuel Byiringiro ati ndashima Imana ku bintu byose yakoze mu buzima bwanjye. Ndayishimira ku byiza n'ibibi kuko byose byanyigishije. Ndashimira ku nsinzi no gutsindwa kuko byose byanyubatse. Uyu munsi ndiwe kubera yo. Ndayishimira kuko itigeze ntekereza nabi ahubwo yanyifurije ibyiza. Nyihaye icyubahiro cyose kuko ari Imana itunganya byose. Ndayikunda kandi nzakomeza kuyishima iteka ryose. Iyi ni Pacifique Gospel. Reka tugende indirimbo yacu ya kabiri. Waduhaye byose kuno ubwenge n'imigisha yose wabishyize muri Yesu uramuduha. Ubwenge n'imigisha yose wabishyize muri Yesu uramuduha. Turagushima Mana yacu ko waduhaye byose kubuntu.
ubwenge n'imigisha yose n'ibindi twakenera wabibumbiye muri Yesu muramuduha turagushima Mana yacu ko waduhaye byose ku buntu ubwenge n'imigisha yose haleluya ubwenge n'imigisha yose wabishyize muri Yesu turagushima ko waduhaye mu miryango yacu ibyo twaburiye mu nshuti zacu ibyo twaburiye mu bakomeye bose twabiboneye muri Yesu twabiboneye turi bane n'abakristo twabiboneye ibyishimo n'ukunirwa twabiboneye muri Yesu ibyo twaburiye haleluya Mana uratugize ibyo twaburiye ahandi ibyo twaburiye Yeah.
ubu turamufite niwe udutegeka ubu Yesu turamufite niwe udukomeza Yesu ubu turamufite haleluya niwe utuyobora ubu turamufite niwe uduhereza ibyishimo mu bibabaro ubu turamufite yaduhesheje ubugingo ubu turamufite niwe 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 uwo ni Yesu mwana w'intama uwo ni Yesu watsinze urupfu uwo ni Yesu wanesheje satani uwo ni Yesu duterusha abana kwitwa abana yanesheje urupfu na kuzimu niwe 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 Imana ibahe umugisha. Bakunzi bacu turacyari kumwe muri kiganiro cyacu ijwi ry'umucyo kandi turabashimira ku buryo mukomeje kudukurikirana. Niba kandi uri kumva ikiganiro nturi wenyine, hari benshi turi kumwe muri uyu mwanya, ushobora no gusangiza abandi undi muntu iri jambo, kuko ushobora kuba impamvu yuko undi muntu abona ibyiringiro. Komeza ubane natwe kandi ukomeze udushyigikire mu byo ukora byose. Number 1. Twitegura kubyinira uwo mwami.
sigiri tuvugaho uri mazi giye muruzerero uyu musigiri tuvugaho uri mazi giye muruzerero uyu musigiri tuvugaho iyo uvuse ninde wavuguruza utegetse byose biremera iyo uvuse ninde wavuguruza utegetse byose biremera ukuboko kwawe kwiza kumwikire uyu munsi gira icyo uvugaho mana we ukuboko kwawe kwiza kumwikire uyu munsi gira icyo uvugaho Samo, samo
kanani kingura we ayi ese mwende megusa kanani kanani wa kanani wa kingura we kingura we Vigala kingura we yasa tudia kutina no kuri wafoka ayi nawe wazina ayi ukene siwo mwantu wanze we yo 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 ayo magambaro shiruko umukumba siwo mwantu wanze bana we amarira siwo mwantu wanze fucha siwo mwantu tuzamura ibiganza yeme ese muriteguye biteguye gukingura kanani yanyu imigishanyi kishira ese nabiteguye gukingura kanani harabiteguye vigaragara ayi nawe wabzina tunavuga gukingura bakunzi bacu igihe cyacu kiragenda kigana ku musozo ariko ubutumwa twaganiriye uyu munsi bukomeze kubana namwe mu masaha ari imbere twaganiriye byinshi twibukiranya ko nubwo ubuzima bufite imbogamizi hari Imana itanga
itajya itureka, itajya iduterana, kandi ihorana natwe muri byose. Niba hari icyo wakuye muri kiganiro, ntukigumane wenyine, kigire icy'ingenzi mu buzima bwawe, kandi ugerageze kugisangiza n'abandi. Niba uraho uri kumva umutima wawe woroshye, ufite amahoro cyangwa wuzuye ibyiringiro, menya ko atari impanuka, ni Imana iri kugukoraho muri uyu mwanya. Niba kandi hari aho ukiri muri jisho, ntucike intege, urugendo ruracyakomeje kandi Imana iracyakora. Mbere yuko dusoza, reka twongere nkwibutse ko utari wenyine, uri agaciro, kandi ejo hawe hari mu biganza by'Imana. Murakoze cyane kuba mwafashe umwanya wo kumva ibiganiro byacu Ijwi ry'Umucyo. Iyi ngiyi ni Pacific Gospel. Bashimira umutima mwiza kandi mbifuriza ibihe byiza, icyumweru cyiza gikomeze kubabera icyumweru cy'umugisha, gikomeze kubabera icyumweru cy'imbaraga. Tuzongera kubana ubutaha. Mugume mu mahoro, mugume mu rukundo, kandi mugume no mu kwizera. Nizera neza yuko kandi mwakomeje kudukunda, kandi nzi ko turakomeza gukundana ibihe byose. Ciao, bye, nawe ubutaha. Aha!